ndagira ngo nkuzanire inkuru nziza ivuga ngo Yesu aragutabaye, Yesu akugiriye neza, Yesu agukuye muri ubwo bubabare umazemo igihe, Yesu akukuye muri ubwo buribwe bukumazeho igihe, kuko Yesu ajya yumva isengesho ry'umukiranutsi, Yesu ajya yumva kwizera k'umukiranutsi. Niyo mpamvu nkuzaniye inkuru ivuga ngo Yesu aragutabaye, agutabariye muri icyo kibazo, Yesu agukuye muri icyo kigeragezo umazemo igihe kirekire. Uyu munsi Yesu ari kuvuga ngo muri icyo kibazo umazemo iminsi, ikorera uburiri bwawe, ugende ubushyire ku mutwe uburiri bwawe. Cyaba ari ikibazo, ariko Yesu azanye itegeko rivuga ngo ikorera uburiri bwawe, mwizere. Numara kumwizera wikorera uburiri bwawe, hanyuma ugende ube muzima. Yesu ashaka kubaho mu buzima bwiza, Yesu ashaka kubaho mu buzima bwo kumwizera, kuko iyo wamwizeye imbaraga ze zikora ibitangaza. Dushimye Imana kubw'aya masaha meza tugezemo. Tugarutse kuri televiziyo yacu, tubanje gushima Imana rero kuko yaturinze umwaka ushize wa 2024. Tunejejwe n'Imana kubw'aya masaha, kubw'uyu mwanya tugiye gutambutsa ikiganiro. Mbere yuko dutambutsa ikiganiro, ndeka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu, Imana yaturinze umwaka ushize wa 2024, twongeye guca bugufi tugushima Mana yacu. Dushimye ko wabanye natwe ibihe byose byatambutse, dushimye ko waturindiye imiryango, urinda itorero, urinda abakozi bawe Mwana. Uyu mwanya turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uze ubane natwe Mwana. Imbaraga z'ijambo zimanuke Mwami Imana ku buzima bwacu. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwawe kwiza kuze kubane natwe Mwana. Sengeye buri umwe wese ugiye kurikira iri jambo, ugiye gutega amatwi iri jambo, kugira ngo Mwami rimanukire ubuzima bwe, rimanukire umutima we, rizane impinduka mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ninako nsabye umugisha ku mugaragu wawe Mwami, wateguye Mwami Imana iyi televiziyo, kugira ngo Mwami ujye umuha umugisha kandi umuhe kugubwa neza, umurinde kandi ube mu ruhande rwe mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye, nkomeje kumukwereka Mwami, kugira ngo umurwanirire kandi umutsindishirize mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kwiza kube ku buzima bwe, imbaraga zawe Mwami zibe ku buzima bwe, ibyo akora byose Mwami ukomeze kumuha umugisha. Mwami ndasenze mu izina rya Yesu, ineza yawe imwomeho ibihe byose. Sengeye mushumba Mwami wacu mukuru, kugira ngo Mwami ikiganza cyawe kijye kiba ku ruhande rwe iminsi yose, ibyo akora byose bijye bihabwa umugisha nawe Kristo. Mwami turasenze kandi tugiye gutega amatwi, abantu bawe bagiye gutega amatwi iri jambo, kandi ndasenze mu izina rya Yesu ribe ijambo rizana impinduka ku buntu umuntu wese uri buryumve mu izina rya Yesu. Amen. Turashimye Imana kuko twongeye kuboneka kuri televiziyo yacu Life in Jesus TV. Ngewe amazina yanjye ni Pastor Steven. Tugiye kuganira aho muherereye hose, tubahaye ikaze kuri uyu mwanya mwiza Imana yaduhaye, kugira ngo twongere gutega amatwi twumve ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo bahaye ngo umwaka mushya muhire ku buri umwe wese ukurikirana iyi televiziyo, aho muherereye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Ndababwiye ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Rero tugiye gutega amatwi ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 5. Ijambo nshaka kuvuga uyu mwanya, ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana iratabara. Mu kigeragezo icyo ari cyo cyose, mu burwayi ubwo ari bwo bwose Imana iratabara, mu bubabare ubwo ari bwo bwose Imana igigira neza, ikagirira neza umuntu wabanye nayo ibihe birebire kandi wayegereye.
Imana igiye izana gutabarwa k'umuntu ku buzima bwe, kuko yomatanye nayo, kuko yagendanye nayo, kuko yicishije bugufi, kuko yagize umutima umutima ishaka. Ni Imana izitabara, igatabarira igihe icyayo, igakorera igihe cyayo. Niyo mpamvu ngiye kuzaniye iri jambo rivuga ngo Imana iratabara kandi Imana irakiza. Ikiza mu gihe utateganyaga, ikiza mu gihe utari ubizi ko yagukiza, kandi Imana igiteturura igakura umuntu ahantu ikamushyiza ahandi, kuko igishaka ko tubaho mu buzima buzira umuze, mu buzima bwo kwishima, mu buzima bwo kunezerwa. Niyo mpamvu nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iratabara. Yatabaye Morodekayi, yatabaye Shadraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, yatabaye abantu benshi batandukanye muri Bibiliya. Niyo mpamvu nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iratabara. Yatabaye uyu muntu wamaze imyaka 38 ku kidendezi, ubwo yaragowe, ubwo yarababaye, ariko ndagira nkubwira ngo yageze mu myaka 38 yarababaye, afite umubabaro mwinshi, ariko umwaka wa 39 niwamusanze akiri muri icyo kibazo. Imana rero igitabara igihe runaka utateganyaga, Imana ikagutabara, ikakugirira neza, ikakongerera ibihe byo kongera kuyihamya, ikakongerera iminsi yo kubaho. Reka dusome iri jambo. Aravuze ngo Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo y'intama hari ikidendezi mu Reheburayo cyitwaga Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza ahari abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza. 4. Nuko umwe marayika, rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujya mu mazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Haleluya! Uwinjiraga muri icyo kidendezi, icyo kidendezi niho gutabarwa k'umuntu kwabonekeraga icyo gihe. Icyo kidendezi abantu niho bakuriraga ukuboko kw'Imana. Uwabanzagamo yabonaga igitangaza, uwari urwaye akabona ukuboko kw'Imana yageze muri icyo kidendezi. Iyo dusenga, Imana igitabara ikatabara umuntu kuko yabanjije kugira hagera. Ugera hehe? Mu gusenga. Mu gusenga niho dukurira gutabarwa, mu gusenga niho dukurira ukuboko kw'Imana, mu gusenga niho amasezerano yacu asohorera. Rero ndagira ngo nkubwire ngo gutabarwa kurahari, ni twebwe twidindiza mu gutabarwa. Twidindiza mu zihe nzira? Twidindiza iyo dukora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Ubwacu turikerereza, tukizengurukaho, ugasanga kuhora ku kidendezi, tutajya mu kidendezi ndani kutubone gutabarwa. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi wa none gutabarwa kurahari, ariko se ninde utabarwa? Utabarwa ninde? Utabarwa n'umwe ugira iryo shaka, ishaka ryo kwinjira aho ikidendezi kiri, ishaka ryo kwinjira aho Imana igukeneye. Imana isaba yuko ubasha kugira ahantu winjira uyishaka ryari kugira ngo utabarwe, uyishaka ryari kugira ngo ukemurirwe ikibazo, uyishaka ryari kugira ngo yumve isengesho ryawe, yumve kuniha kwawe. Bibiliya irambwira ngo aho ikidendezi cyari kiri niho abantu batabarirwaga. Aho ngaho ngo wari unyunyutse amaguru, wari ufite ikibazo, uburwayi ubwo aribwo bwose, ngo yinjiraga muri icyo kidendezi wakakira uburwayi bwe bwose. Sinzi uburwayi ufite, sinzi ikibazo ufite, ariko ndagira ngo nkuzanire inkuru nziza ngo nkubwire ngo Yesu uko yarari n'ubu niko akiri. Yakoraga ibikomeye na n'ubu arabikora. Akije abantu ku kidendezi na n'ubu arakiza. Yesu arakiza, Yesu arahumanura, Yesu akora ibitangaza. Arangije Bibiliya irambwira ngo hari uwari umaze imyaka 38. Turabisanga ku murongo waho wa 5. Bibiliya yavuze ngo hari uwari umaze imyaka 38 arwaye.
hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Yesu arangije abwira umurwayi amaze igihe kirekire. Yesu ajya amenya ibihe turi mu bibazo. Yesu ajya amenya ibihe tumaze turi mu bibazo runaka. Yesu yitegereje aramubaza, aramubwira ngo amenya neza yuko amaze igihe kirekire arwaye. Imyaka 38 yari imyaka miremire arwaye, afite ikigeragezo cy'uburwayi. Ariko umwaka wa 39 niwamusanze akirwaye, niwamusanze akiri mu kigeragezo. Iyo Yesu wamwemereye ukamuha umutima wawe, Yesu agukura mu kigeragezo, Yesu agukura mu buribwe ubwo ari bwo bwose, kuko Yesu ni uzi umutima wawe, Yesu ni uzi ubuzima ubayeho, Yesu ni uzi ikibazo umazemo iminsi, cyaba ukimazemo iminsi 3, waba ukimazemo imyaka 2. Yesu ni uzi igihe umaze mu bukode, Yesu ni uzi igihe umaze ubabaye, urimo ufite ikigeragezo runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arahari kugutabara, Yesu arahari kugira ngo agukure kuri icyo gisasiro umazemo iminsi, cyaba ari igisasiro cy'uburwayi, cyaba ari igisasiro cyo guhukubitwa, cyaba ari igisasiro cy'uburyo ubanye n'umuryango. Ariko Yesu aragira ngo agukure kuri icyo gisasiro. Ariko icyo ashaka nuko wizera, ukizera imbaraga ze, ukizera gukora kwe, kuko akorera igihe ashakiye. Iyo wamwambaje arakumva, iyo wamutakiye arakumva, kuko Yesu ni igisubizo cy'umutakiye, Yesu ni igisubizo cy'umushaka. Haleluya, haleluya. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umuhungiyeho aratabarwa, umuhungiyeho agubwa neza, umuhungiyeho abona ihumura rimuturutseho. Yesu ajagirira neza abamuhungiyeho. Ndagira ngo nkubwire, uyu muntu wari umaze igihe kirekire cy'imyaka 38 yari afite akababaro gateye ubwoba. Haleluya. Yari afite agahinda gateye ubwoba. Igihe umaze mu kibazo sinyiza, ariko Imana irakizi. Ndagira ngo nkuzanire inkuru nziza ivuga ngo Yesu aragutabaye, Yesu akugiriye neza, Yesu agukuye muri ubwo bubabare umazemo igihe, Yesu akukuye muri ubwo buribwe bukumazeho igihe, kuko Yesu ajya yumva isengesho ry'umukiranutsi, Yesu ajya yumva kwizera k'umukiranutsi. Niyo mpamvu nkuzaniye inkuru ivuga ngo Yesu aragutabaye, agutabariye muri icyo kibazo, Yesu agukuye muri icyo kigeragezo umazemo igihe kirekire. Kuko niba yarabashije gutabara uyu nguyu akamukura aho ngaha yari amaze igihe kirekire, imyaka 38, aryamye ababaye, ari mu buribwe bukomeye. Reka dusome umurongo waho wa 7. Uravuga ngo umurwayi aramusubiza ati databuja, ngo simfite umuntu ujugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije myiza undi antanga kumanukamo. Umurongo wa 8, Yesu aramusubiza ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Haleluya. Yesu amutega amatwi. Icyo yifuzaga Yesu ni ukuvuga ngo ese urashaka gukira? Nanjye ndagira ngo nkubwire ngo aho uraho ngaho urashaka gutabarwa, urashaka gukira. Yesu aramubwira ngo urashaka gukira, nawe aravuga ngo iyo amazi yihindurije bantangamo kubera intege nke, kubera ko mfite uburwayi bumaze igihe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ntareba ku gihe umaze mu kibazo, ahubwo Yesu areba ku kwizera ufite. Niyo mpamvu uyu munsi nkuzaniye inkuru ivuga ngo Yesu agutabaye bidatinze, agukuye muri icyo kibazo bidatinze. Ndagira ngo umwizere, umwiringire, kuko niwe banze ryo kwizerwa, niwe duhanga amaso umunsi ku wundi. Kandi iyo wamuhanze amaso gutabarwa kujya kuboneka. Namuhanze amaso mbona ikiganza cye, namuhanze amaso mbona ineza ye. Uyu munsi nagira ngo ngutere iteka ngo nkubwire ngo Yesu aratabara. Haleluya, haleluya. Ngo hano Bibiliya avuze ngo Yesu ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende.
ikorera uburiri bwawe ugende. Uyu munsi Yesu ari kuvuga ngo muri icyo kibazo umazemo iminsi, ikorera uburiri bwawe ugende ubushyire ku mutwe. Uburiri bwawe, uburiri cyaba ari ikibazo, ariko Yesu azanye itegeko rivuga ngo ikorera uburiri bwawe. Mwizere, numara kumwizera wikorera uburiri bwawe, hanyuma ugende ube muzima. Yesu ashaka kubaho mu buzima bwiza. Yesu ashaka kubaho mu buzima bwo kumwizera, kuko iyo wamwizeye imbaraga ze zikora ibitangaza. Iyo wamwizeye gutabarwa kuraboneka. Iyo wamwizeye haboneka ihumure. Iyo wamwizeye ugubwa neza. Iyo wamwizeye imiryango irakinguka. Iyo wamwizeye imbaraga ze ukazizera, aramanuka agakora icyo yifuza. Ni umutima wawe, umutima umenetse, umutima ushenjaguwe, umutima ufite inyota yo kuba imbere ye. Ikidendezi ni wowe ugomba kukigeraho, ariko nawe akahagusanga akakugirira neza, akahagusanga akagutabara, akagusanga akakwereka ikiganza cye. Kuko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire, ushobora kuba umaze igihe kirekire mu kibazo, ariko Yesu ntabwo yakuretse. Ushobora kuba umaze igihe kirekire mu kibazo, Yesu muri kumwe. Icyangombwa kirusha ikindi ni ukumwizera, hanyuma ukizera imbaraga ze, ukizera ijambo rye, waragize ukaryakira rikakora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Yesu uko yari ari na n'ubu niko akiri. Yakoraga ibikomeye na n'ubu arabikora. Yabanye na Mose, uyu munsi abane nawe akugirire neza. Reka turebe irindi jambo dusanga muri Mariko igice cyaho cya gatanu, umurongo waho wa 25. Haleluya, haleluya. Aya magambo ajya mfasha, aya magambo ajya nezeza, aya magambo ajya afituma umutima wanjye ugubwa neza. Bibiliya iravuze ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Haleluya. Uyu mugore nawe yari amaze igihe kirekire afite ikibazo kimuremereye. Hatagiye mu baganga batandukanye, ahantu hose yarazengurutse. Nk'uko nawe uyu munsi ufite ahantu ujya hatandukanye, ushaka inzira wirwanirira, ushaka uburyo wirwanirira, ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu ni igisubizo cy'ubuzima bwawe. Yesu ni igisubizo cy'umutakira. Yesu ni igisubizo cy'umugana, kuko iyo wamugannye akugirira neza. Iyo wamugannye gusa, gutabarwa kwawe kuragaragara. Reka dusome ku murongo waho wa 25. Haravuga ngo nuko hari umugore wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane. Benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yesu yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we. Haleluya. Bibiliya ngo yagize igihe kirekire, imyaka 12 ari mu mugongo, arwaye indwara yo kuva igihe kingana nk'icyo, ariko arangije ngo afata ibyo byose abijyana mu baganga batandukanye. Ibyo byose biramushiraho, ariko maze ngo kumva inkuru za Yesu, yumvishije ibya Yesu, yumva ko Yesu akiza. Yesu yari ahantu arimo kubwiriza, Yesu yari ahantu arimo gukora ibitangaza. Arangije ngo yumva inkuru nziza ya Yesu, yumva ko Yesu atabara, yumva ko Yesu akiza. Arangije aravuga ngo iki giterane nakijyamo, iyi crusade ndayijyamo, nanjye njya kwibonera igitangaza, njya kwibonera ukuboko kw'Imana ku buzima bwanjye, kuko maze igihe kirekire mu kibazo. Haleluya, haleluya. Arangije ngo aragenda, akigera aho ngaho, Bibiliya irambwira ngo agezeyo. Haleluya. Ngo agezeyo ngo arabyigana, asanga igiterane kirarimbanyije, abantu bateze amatwi barumva ijambo ry'Imana, ariko kuko yari
afite ikibazo amaranye iminsi, aragenda abyigana, aca mu bandi, arabyigana, arinjira, aragenda afata ku mwitero wa Yesu. Icyama nawe ukabyigana ugafata ku mwitero wa Yesu. Afasha ku mwitero wa Yesu ngo icyago yararwaye kirahagarara. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu iyo wabyiganye ukamukoraho, Yesu iyo wabyiganye ukamwegera, Yesu iyo wabyiganye ukatera intambwe, nawe atera intambwe 99 kugana, yarangiza akagukura mu kigeragezo runaka, yarangiza akagukura mu kibazo runaka, kuko Yesu arashoboye, Yesu afite imbaraga, Yesu aratabara, Yesu akora ibikomeye, atitaye ukuri, atitaye ukungana, atitaye ku mafaranga ufite, ariko Yesu ajya akiza indwara zikomeye ku buzima bw'abantu. Niyo mpamvu muzaniye inkuru ivuga ngo Yesu aratabara, Yesu arakiza. Bibiliya irambwira ngo yari amaze imyaka 12 ari mu mugongo, arwaye icyago, afite ikibazo kimuremereye. Ibyo arabitanga birarangira, wajya kwa muganga, watanga amafaranga, wajya mu bapfumu, wajya hehe, ariko ndagira ngo nkuzanire inkuru nziza. Hari umugabo umwe witwa Yesu, iyo wamusanze ukegera ukamusanga, ukamufata ku mwitero, ukegerana nawe, ugasabana nawe, akaba inshuti yawe, ujya ubona ikiganza cye, ajya akiza indwara zananiranye, ajya akora kuri diabete zigakira, ajya akora ku bantu bafite hypertension zigakira, kuko arashoboye, kuko arakora, kuko arakiza, kuko arabohora. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo uyu mudamu ntabwo yakomeje kuba uko yarari, akimara gukora ku mwitero gusa, umwenda ntabwo Yesu yamurambitseho ibiganza, ahubwo yakoze ku mwitero we. Haleluya, haleluya. Amaze gukora ku mwitero, igitangaza yabonye, isoko y'amaraso yarahagaze. Imaze guhagarara, Yesu nawe yumva hari izindi imbaraga zimuvuyemo, ngo aranganya amaso, araranganyisha amaso, aravuga ngo ninde unkozeho, ko numva hari umuntu unkozeho. Ahuza amaso n'uwo mubyeyi wari umaze gukira icyago, aragira aramubwira ngo reka tuhasome, ngo yumvise ngo ku murongo waho ukurikira ngo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ngo ahindukira abyigana n'abantu, abaza ati ninde unkoze ku mwenda wanjye? Abigishwa be baramubaza bati ese abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Araranganyamo amaso agira ngo abone uwamukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ibimubayeho. Araza amwikubita imbere, aramubwira ngo mu by'ukuri amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Haleluya. Yesu araranganya amaso, Yesu ajya araranganya amaso akareba umushaka. Bibiliya irambwira mu migani ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Bibiliya irambwira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Yesu araranganyije amaso. Abigishwa bo bari bazi ko ari ukumubyiga gusa, ariko hari uwamubyiza afite impamvu, icyo yamushakagaho. Yashakaga gutabarwa kwiwe, yashakaga guhumurizwa, kuko yari afite ikibazo. Sinzi ikibazo ufite uyu munsi, sinzi ikigeragezo ufite uyu munsi umaranye igihe, ariko ndagira ngo muhe inkuru ivuga ngo Yesu aratabara. Mu bikomeye aratabara, kuko Yesu we yaje kugira ngo abashe gukiza, akiza abantu bafite ibigeragezo, akiza abantu bafite indwara zitandukanye, kuko Yesu uko yarari na n'ubu niko akiri. Ndagira ngo mubwire ngo Yesu ni muzima, Yesu arakiza, Yesu aratabara. Uyu munsi wa none n'umwizera, ukizera imbaraga ze, ukizera gukora kwe, aragutabara. Muzaniye inkuru nziza nkubwira ngo Yesu aratabara, kandi Yesu uko yarari na n'ubu niko ari. Yakoraga ibikomeye, na n'ubu arabikora. Iyakijije uwakijije uyu mubyeyi wari umaze imyaka 12, nawe yagukiza. Ndagira ngo dusengane uyu mwanya, tugiye gusengana. Ukurikire
iri sengesho, kuko uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'ibisubizo, ni umwaka wo gutabarwa n'Imana, ni umwaka wo kugendererwa n'Imana, ni umwaka wo kwakira imbabazi z'Imana, ni umwaka wo kwakira ubushobozi bw'Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ngiye gusengana nawe, kandi ndagira ngo nkubwire nk'umukozi w'Imana, nkubwire nk'umuhanuzi w'Imana, Imana irakugendereye, Imana iragusanze, Imana iraguteturuye, Imana igukuye muri icyo kibazo umazemo iminsi. Ndagira ngo nkubwire ngo ijuru ririmo Imana igiye kukugirira neza, kandi nimara kukugirira neza uzamanuke uvuge ibitangaza byayo, uzavuge gukomera kwayo, kuko Bibiliya irambwira ngo abakiraga indwara bajyanaga ituro ry'ishimwe bakajya gushima Imana kuko yabakoreye ibitangaza. Nawe uzafata ituro kuko yagukuye ku gisasiro umazeho iminsi, uzana ituro ry'ishimwe, hanyuma Imana igikora kuko iba yabonye wa mutima washimye. Uyu mwanya rero tugiye gusenga Imana ikugirire neza. Kandi wowe umaze igihe kinini uri mu kibazo runaka, uri mu ikode runaka, ndagira ngo nkubwire Imana igukuye mu ikode, ndagira ngo nkubwire ngo Imana igukuye mu ikode. Kandi Imana nsenga, Imana iri kuvugana n'umutima wanjye ngo nkubwire ngo Imana igukuye mu ikode, ikubakiye inzu. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo uyu munsi umutima wawe reka womatane na Yesu, reka umutima wawe ugirane ubwuzu na Yesu, hanyuma Yesu nawe aze akugirire neza. Yesu nawe aze akingura amarembo yo mu ijuru, akingura amadirisha yo mu ijuru, hanyuma usingire ibyawe, ibyo wari utunze bikanyagwa, Yesu arabikugaruriye. Ibyo wari ufite bikagenda, Yesu arabikugaruriye. Ndagira ngo nkubwire aya masaha, uyu mwanya, yuko Yesu akugiriye neza. Umaze igihe kinini mu maganya, Yesu aguhaye guseka. Umaze igihe kinini mu bibazo, Yesu aguhaye igisubizo gifatika ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Ndasoza nkuha nomero zanjye za telefoni. Nomero yanjye ya telefoni ni 0783567844. Reka dusenge Imana. Ukeneye gusengerwa wampamagara, hanyuma tugiye gusenga Imana ibaha umugisha kubw'ayo magambo twumvishe kandi muteze amatwi. Data, mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana twizeye kandi twiringiye, ndasenze Nyiringabo, Imana yacu, natuye imbaraga zawe ku bantu bawe bateze iri jambo amatwi. Hari uriya ufite ikibazo amaranye iminsi, reka gikurweho n'imbaraga zawe. Hari uriya umaze igihe kinini mu gahinda, reka abone guseka gutuka ku ntebe yawe Mwana. Abarwayi bamaze igihe kinini barwaye indwara zimaze iminsi, reka Uwiteka ubagereho kandi ubakize mu izina rya Yesu. Babone gutabarwa kwawe, babone guhumurizwa kwawe Mwami. Abamaze igihe kinini Mana, ndazi neza yuko ujya usubiza, basubize kuko uri Imana. Ndagushimye Uwiteka, ndagushimye kugize neza, ndagushimye kubateturuye, ndagushimye kubakoreye ibikomeye. Uyu mwaka reka uba umwaka w'amashimwe, kandi uba umwaka wo kugubwa neza, reka uba umwaka w'igitangaza cyawe. Ubwo Mwami Imana bakwizeye kandi bakwiringiye, reka imbaraga zawe zimanuke kubageraho mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.